Nshuti bakunzi ba Kwihangana TV, twongeye kubasuhuza kandi tubifuriza kumererwa neza aho muherereye hose. Murakaza neza none muri studio za Kwihangana TV. Turanezerewe kuba twongeye kubona akanya ko kongera guhagarara imbere za kamera zacu, ni iby'igiciro kinini. Uyu munsi wa none rero turi ku itariki ya kangahe? Turi ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa kane, umwaka ni 2026. Kaze neza kandi wisanga, ariko mbere ya byose ndagira ngo banze gushimire wowe wakanzeho iyi sheni yacu ikaba igeze aho igeze ubu ngubu, ni iby'igiciro kinini. Ndagushimiye cyane rero kandi byivuye inyuma rwose. Good, byiza cyane. Dukomeze. Wowe uri kudukurikirana aka kanya, nawe uzaza kudukurikirana iki kiganiro kiramaze gutambuka, nawe turagushimiye. Uwiteka rero akomeze abagirire neza aho muherereye ku isi. Twagiye rero, reka twanzike, ariko ndabona harimo akabazo. Ngaya nguko rero, imyaka yaribaye myinshi, umuntu atagaragara hano, ariko twaje twagarutse. Nshuti rero, nk'uko twari turi kubibabwira, nta byinshi rero bihari uyu munsi wa none, ntabyo, ni ukwiganirira bisanzwe. Turiganirira ku ijambo rivuga ngo kugerageza ni no gutsindwa. Ni ukuvuga ati rero, muri ubu buzima bwa muntu, kugerageza ni intambwe ya mbere iganisha ku ntsinzi. Nta muntu uvuka azi byose, ahubwo yiga abinyujije hehe? Abinyujije mu kugerageza inshuro nyinshi cyane. Gutsindwa si iherezo ry'inzira, ahubwo ni isomo rigira gute, rifasha umuntu kumenya aho yibeshye, bityo akabasha kugira gute, akabasha kwikosora. Kugerageza ni no gutsindwa, kandi nanone bigira uruhare rukomeye mu iterambere rya buri muntu. Iyo umuntu rero agerageje akaza gutsindwa, bimwigisha kwihangana no kudacika intege. Abenshi mu bageze ku ntsinzi, ni ukuvuga ngo abantu bateye imbere, banyuze mu ki? Banyuze mu bihe byo gutsindwa, ariko ntibigeze bagira gute? Ntabwo bigeze bacika intege. Ni ukuvuga ati rero, gutsindwa babifashe nk'iki? Babifashe nk'intambwe ibaganisha ku ntsinzi. Bituma bongera imbaraga n'ubushake bwo kongera kugerageza. Ibi bituma umuntu arushaho gukura mu mitekerereze yiwe ndetse no mu bushobozi bwiwe. Niko bimeze kandi rwose. Niyo mpamvu rero atari ngombwa ko buri wese adatinya ijambo ryo kugerageza. Nubwo gutsindwa bishoboka, ariko kwanga kugerageza kubera gutinya gutsindwa bituma umuntu atagera ku nzozi ziwe. Ahubwo gutsindwa bikwiye gufatwa nk'amahirwe yo kwiga no gutera imbere mu bihe bizaza. Ugerageza kenshi, umva kugerageza ikintu ukakigerageza kenshi, nubwo utsindwa cyangwa se nubwo watsindwa, amaherezo ugera kuri ya ntsinzi yawe. Kuvuga ati urugero, niba ushaka kwiga imodoka ugatsindwa, ugenda usubiramo, nta gucika intege, ahubwo ugomba kugira kuraje kugira ngo uzagere kuri ya ntsinzi yawe yo kubona uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga. Niko bimeze rwose. Ikintu cyose nta gucika intege. Ariho hava rya jambo rivuga ngo kugerageza ni no gutsindwa. Ni amagambo abiri agendana. Kugerageza ni no gutsindwa, ariko gutsindwa si iherezo nanone, ni itangiriro ry'imbaraga nshya. Iyo utsinzwe nyine urongera ugatangira kugira ngo urebe ko ibyo ushaka kubigeraho. Kugerageza ni urugendo rurerure cyane,
ari naryo tangiriro rya byose. Nta wiga kugenda ataguye. Kuvuga umwana muto uri kwiga kugenda aragwa, arongera akabyuka akagerageza akagenda, akikubita hasi akababara, akabyuka akagenda akagerageza, amaherezo akazatangira kwiruka. Ngayo nguko rero. Kandi kugwa ni kimwe mu bigize kugerageza, nta kundi aba agomba kugwa. Iyo ugerageje uba wemeye ndetse no gutsindwa, kuko ari byo biguha uburambe. Gutsindwa ntavuga ko atari igisebo. Gutsindwa ntabwo ari igisebo, ahubwo ni intambwe iganisha ku ntsinzi. Ni ukuvuga ngo uwatinye gutsindwa ntiyigeze agera ku ntsinzi, kuko kugerageza nibyo byubaka, ni nabyo bituma ugenda uzamuka kandi ugatera imbere. Kugerageza ni ukwizera ko ejo hazaba heza, nubwo uyu munsi waba watsinzwe, ariko ejo hazaza ntago uzi uko bizaba bimeze, hashobora kuba hazaza ari heza. Ndetse n'uwatsinzwe kenshi ashobora gutsinda rimwe bikamuhindurira ubuzima. Ushobora gutsindwa inshuro nyinshi, ugatsindwa, umunsi umwe wagenda ukagenda wiyemeje nyine, ugakora rimwe gusa ugahita ko utsinda. Ni ukuvuga ngo iyo utsinze rimwe, rya jambo gutsindwa riba rivuyeho, uba umaze gutsinda, nuko bikagira gute, bikaguhindurira ubuzima bwawe. Ni ukuvuga ngo gutsindwa si ukurangiza urugendo, ahubwo ni ugutangira kwiga neza. Iyo utsinzwe uba wiyongereyeho nanone ubumenyi bushya. Iyo utsinzwe ubumenyi bushyashya n'ubundi uba wiyongereyeho, kuko n'ubundi ni bya bindi watsinzwemo nibyo bigenda bigaruka, ukazongera gusubiramo. Nta bindi ni bya bindi. Wenda hashobora kwiyongeraho utundi dukeya, ariko ni bya bindi nanone bigaruka. Kugerageza ni ukwemera ko amakosa ari igice cy'ubuzima, kandi nanone nta ntsinzi ibaho idafite amateka yo gutsindwa. Ibyo ni ukuri da. Nta ntsinzi ibaho idafite amateka yo gutsindwa. Ni ukuvuga ngo nanone uwagerageje akagira ubutwari bwo gukomeza, niwe ugera ku ntego. Gutsindwa rero ni isomo ritwigisha kwihangana, ndetse rikatwigisha no kugira gute, gukomera. Iyo ugerageje uba wiyemeje kwiga, niyo byagusaba ikiguzi kirekire, ariko uba ugomba kubikora kugira ngo ugere ku byo wifuza. Nanone kandi kugerageza ni ukwigirira icyizere, nubwo isi igenda iduca intege, ariko nta kundi byagenda. Gutsindwa rero si ukubura ubushobozi, ahubwo ni intambwe yo kubwongera. Gutsindwa si ukubura ubushobozi, ahubwo ni intambwe yo kugira gute, yo kubwongera. Uwatsinzwe ntiyatsinzwe burundu. Uwatsinzwe ntabwo yatsinzwe. Yego, hari abatsindwa bagatsindwa burundu, ariko nyine ni hatari. Hari abatsindwa bagatsindwa burundu da. Ibyo birashoboka. Nugakomeza ugatsindwa da. Uwatsinzwe ntabwo yatsinzwe burundu, ariko ashobora kongera akagerageza. Kugerageza ni urugamba rwo gutsinda ubwoba bwo gutsindwa. Kakabunda gasubiramo. Kugerageza ni urugamba rwo gutsinda ubwoba bwo gutsindwa. Iyo umuntu adatinya gutsindwa, aba afite imbaraga zo kugerageza byinshi. Kugerageza rero ni urufunguzo rugira gute, ni urufunguzo rw'imiryango y'amahirwe mu buzima. Nta muntu utera imbere ataragerageje. Reka nawe wabona wamukura he? Umuntu wese atera imbere yarabanje kugerageza. Hari ibyo ukora bikanga, ugakora ibi bikanga, ugakora ibi bikanga, noneho hari n'ibyo ukora ukabona biragenda. Aho rero ni sawa, uhita ufatiraho.
kugerageza n'urufunguzo rufungura imiryango rero y'amahirwe yacu. Nta muntu utera imbere ataragerageje, kandi nanone inshuro yatsinzwe ntawazibara. Ntawazibara. Ushobora kumubona ari yarateye imbere ameze neza, ubona nta bibazo afite nyine, ariko inshuro yatsinzwemo niwe wenyine uba uzizi, we ntazo wamenya. Ariko yagiye atsindwa, aragerageza, agenda asubiramo, nuko aragenda aza kugera kuri ya ntsinzi yiwe. Kugerageza rero ni ukwemera kwigira ku makosa yawe. Kugerageza ni ukwemera kwigira ku makosa yawe. Iyo utsinzwe uba wegereye gutsinda kurushaho. Iyo utsinzwe nanone uba wegereye gutsinda kurushaho. Kuvuga ngo nyine Yesu y'ubwa kabiri ushyiramo umurego, ushyiramo imbaraga ziruta iza mbere kugira ngo nawe ugere ku ntsinzi. Gutsindwa rero si igihombo, ahubwo ni ishoramari. Gutsindwa rero ntabwo ari igihombo, ni ishoramari ryawe ry'ejo hazaza, nanone kandi rikazira mu buzima bwawe. Ni ibyawe, ntabwo ari iby'undi, ni ibyawe. Kugerageza ni ukwizera ko byananiranye uyu munsi, ariko ejo bishobora gushoboka, noneho bikaba byagira gute? Bikaba byahinduka. Uwagerageje byinshi niyo yatsinzwe kenshi aba ari hafi yo gutsinda. Uko bimeze. Gutsindwa rero ni isomo rikomeye kuruta gutsinda nta mbaraga ukoresheje. Kugerageza ni ukwemera ndetse no guhinduka, ndetse ukaba wanakuze mu bitekerezo. Iyo utsinze utangira kugenda wiyubaka buhoro buhoro. Iyo utsinze utangira kugenda wiyubaka buhoro buhoro. Gutsindwa nanone ni igice cy'inzira igana ku ntsinzi ikomeye. Kumva ako kantu? Gutsindwa ni igice cy'inzira igana hehe? Igana ku ntsinzi ikomeye. Kugerageza ni ubutwari. Kugerageza ni ubutwari bwo kudacika intege. Iyo utsindwe ugakomeza ntucike intege, byanze bikunze ibyo ushaka byose ubigeraho. Gutsindwa kandi nanone si igihano, ntabwo ari igihano, ni inyigisho y'ubuzima. Kugerageza ni ukwemera ko nta cyiza kiboneka hatabayeho imbaraga. Uko bimeze rwose. Kugerageza ni ukwemera ko nta cyiza kiboneka hatabayeho imbaraga. Kugerageza rero ni no gutsindwa, ariko gutsindwa nanone ni itangiriro ry'intsinzi nyayo. Intsinzi nyayo itugeza kuri byinshi. Ni ukuvuga ati muri ubu buzima bwa buri munsi, kugerageza navuga ko ari intambwe ya mbere iganisha ku ntsinzi, ariko akenshi ikaba ijyana no gutsindwa. Nubwo gutsindwa bishoboka gutera intege nke, ndetse bigatera no kwiheba, aho ni igice gisanzwe cy'urugendo rudufasha kugenda tukagera ku ntego yacu. Abantu benshi bageze ku ntsinzi rero banyuze mu bihe byinshi byo gutsindwa, ariko ntabwo bigeze bagera gute? Ntabwo bigeze bacika intege, ahubwo bakomeza bakomeza kugerageza. Gutsindwa rero mu magambo makeya ntibivuze ko umuntu adashoboye. Ntabwo ari cyo bisobanura, ahubwo ni amahirwe yo kwiga no kunoza ibyo yakoze nabi. Icyo bishatse gusobanura, iyo umuntu rero yihanganye akemera gukosora amakosa yiwe yose, atsinda buhoro buhoro, kandi akiyubakira ubushobozi bwo guhangana n'ibibazo. Mu gusoza rero turasoza tuvuga duti kugerageza nubwo byatuma umuntu atsindwa, ariko rimwe na rimwe niryo soko ry'iterambere ry'intsinzi nyayo. Inshuti rero bakunze bacu, mwari barimo kudukurikirana, turabashimiye. tuba tugushimiye uzaza kudukurikirana. Iki kiganiro cyaramaze gutambuka rwose, muzagire ibihe byiza, Uwiteka akomeza abane namwe. Tunagushimira wowe wakanze kuri subscribe, share, turagushimiye cyane. Nawe utarakandaho kandaho, ntacyo bitwaye, nta gifu bitera, nta nubwo byongera isukari. Ngo rero komeza ugire ibihe byiza, ntakagaruka.
kuri mikoro mwari muri kumwe na Bitimwa Timothy. Bye.